bicyahe nk'ibyo wacyashye kwa Farawo, ibiduteye ubwoba byose cyaha, zakarande zo mu miryango cyaha. Arababwira ngo niba bishoboka murwanye iruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Imana ishimwe. Amaze kugikunkumurira mu muriro, Bibiliya iravuga ngo babitegereza umwanya munini yuko ari bupfa cindutse cyangwa se yuko ari bubyimbirwe. Narangiza nkayibwira nti nyihera ibyo kurya, naho ibindi byo kungira ukomeye, ibyo kunyamabaza n'ibiki byose ubuzima ndi murabona byavamo. Alright, reka twongeye tubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Iyi ni DNA Ministries TV, turagarutse n'ubundi tubagezaho amakuru yose. Uyu munsi twaje ahantu mu ishyamba, hari umuhanzi umaze iminsi utambuka mu bitangazamakuru byinshi, batubwiye ko ariho hantu yihengetse arimo arayihamagarira. Yes, kanda kuri like, ukande kuri comment, usige mu gitekerezo cyawe, ukande kuri subscribe, ukande kukazogera kugira ngo amakuru yose tugushyiraho uzajye uwa mbere mu kuyabona. Nje tugarukanye uyu munsi nitwa Vitali. Twaje rero kumureba kugira ngo atuganirire, atubwire ahantu akura amavuta, atubwire ahantu akura imbaraga, atubwire ikintu Imana iri kuvugana nayo muri iyi minsi, atubwire ikintu Imana iri kumuhereza atuzanira muri iyi minsi. Amahoro kubw'imbabazi ze nyinshi, ndamahoro nuhagiwe n'amaraso, nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko, ndamahoro nuhagiwe n'amaraso, nkomezwa n'ubuntu bwiwe, kandi amfashe n'ukuboko, ndamahoro byose bizambera byiza, ndamahoro no mu byago nzaririmba, ndamahoro naho ndiho naho napfa, nziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose, ndamahoro naho ndiho naho napfa, nziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose, ndamahoro. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi, byavuye se kuki, byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Bamwita bicyahe. Haleluya, haleluya. Abakunzi bacu rero, uyu niwe bita bicyahe. Uyu munsi tumusanze ahantu ari mu mavuta ari gusenga. Yego. Ariko abanyamakuru namwe muragenda koko. Oya, twebwe turagenda. Ubu ninde ukurangiye aha ngaha koko akubwiye ko ndi hano? Erega icyamamaye ntago abantu bayoberwa kuri aha. Abanyamakuru muragenda. Kandi nari maze iminsi ngushaka kubera ko abakunzi bacu bumvaga bifuza ko twazabana kuri DNA Ministries TV. Ndabashimiye nanjye Imana ibahe umugisha. Kuba mwemeye kunsanga aha ngaha nibereye mu bihe byo gusenga, Imana ibahe umugisha cyane. Ariko ndashimira Yesu. Ariko kandi turakwakiriye kuri DNA Ministries TV. Ndabyishimiye nanjye rwose kuba munyakiriye, ni by'agaciro. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka twibwira abakunzi bacu badukurikiranye uyu munsi turi kumwe nande. Mbo amazina ni Yibizi Zakariya cyangwa se bicyahe. 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 Mana bicyahe, bicyahe nk'ibyo wacyashye kwa Farawo, ibiduteye ubwoba byose cyaha, zakarande zo mu miryango cyaha, indwara z'ibyorezo zose cyaha, amaboko yawe abiremerere. Haleluya, Imana ishimwe. Hari ibintu Imana yacyashye, hari ibintu Imana yacyashye, hari n'ibyo yakongera gukira.
ndafashijwe ariko Imana igumbugisha kuba nsanze aha. Oya Imana yongera igira ikibindi cyaha. Yongera igira ibindi cyaha uyu munsi, ibicyaha binanize mu izina rya Yesu. Ibicyaha. Oya ibicyahe rwose. Kuri Imana ibicyaha. Ariko ndashimira Yesu. No ukuri hari ibintu Yesu yacyashye. Uyu munsi wa none Yesu yarabicyashye, abanyamakuru basigaye bansangaho nibere ndi gusenga Imana. Nibyo. Yarabicyashye mwize. Nuko yabicyashye. Amaboko yawe abiremerere. Amaboko y'Imana abiremerere. Yongera biremerere bya uyu munsi na bya bindi byari bisigaye. Yongera biremerere mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none. Siku ya leo. Haleluya. Uyu nyica cyane. Uyu bamwita bicyahe, n'umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. N'umuhanzi uri mu mavuta, buri munsi musanga mu mavuta. Uyu munsi tumusanze mu mavuta. Yego. Buriya najyaga nibaza ahantu ukura amavuta akashanga. Dore nahangaha. Aha niho bita ku Kagezi. Ku Kagezi. Ahantu bahita ngo iki? Aha ngaha ni naho bita Gasanze. Ubu turi aho bita muri Rufigiza. Muri Rufigiza. Ahantu ugize ukahihengeka. Ndaza nkahihengeka ngahamagara Imana nkayibwira ibyanjye byose. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo muze mwenyine twihererane. Munsanga ahantu hatari abantu. Dore imiruho n'imihate irabarembeje. Urusaku rubaye rwinshi. Muze twihererane. Iyo twaje aha ngaha tuhakura imbaraga, tuhakura amavuta, tuhakura amasezerano y'Imana. Nukuri. None se ahantu ba wahaje uri wenyine nta wundi muntu bamwaza? Mba ndi njyenyine. None se abantu aya makuru bayakuye ko waje aha ngaha? Hari umushuti wanjye nabwiye ko ndi buzabwabona ari bakuriye urwara. Ubundi abahanzi batanga amakuru, hari umuhanzi nabwiye ko ndi buza. Ubwo rero wabona ari ukuriye urwara. Oya nyina nimbaza iminsi nagushaka ariko uko abakunzi ba DNA Ministries bari bamaze iminsi bifuza ko twazakorana ikiganiro nawe. Nukuri Imana ibaho umugisha. Ndahari rwose. Ntabwo ndi bize noneho ndahari. Uyu munsi urahari. Uyu munsi ndahari. Imana ibaho umugisha kuba munansanze aha ngaha. Ndi tayari rwose kuvugira Imana. Yego. Ubu se ahantu wahageze nka ryari? Nahageze mu gitondo. Mu gitondo. Turabona habaye mu masaa 6 gutyo. Hafi saa 6 gutyo zirenda kugera. Mu gitondo uri kwihamagara. Ndimo mpamagariyera. Nyitabaza nyibwira nongera nyibaza. Nakwambi. Ega ngatangara ahantu ukura amavuta. Naho ngaho naho Kagezi rwose. Ubundi rega utasenze ntacyo wageraho. None se abantu bavuga abanze batajya basenga? Abadasenga sinzi uko bameze, ubwo wenda baba sinzi niba ariyo mihamagaro yabo, ariko nge nahamagawe nsenga. Oya uyu munsi nani wese agira uko ahamagarwa, ariko nge nahamagawe nsenga, nza ahantu nkaha ngaha ngasenga Imana, nkayiririra nkayibwira ibyanjye, Imana ikabana nanjye. Ndamasezerano menshi nagiye nyahabwa kubwo gusenga. Imana inambwira ko izanzamura mu mpano y'ubuhanzi, nari ndi gusenga. Ubwo rero nge nahamagawe nsenga. Ubuzima bwawe nubwo gusenga. Nubwo gusenga. Ariko ahantu ni danje. Ni danje. Narebye nazengurutse ndarebana. Kubuse ahantu kari hanini kweri. Aha ni hanini kandi ni mu gihuru, ubundi haza abantu bita ibiharamagara. Ibiharamagara. Inguguzi. Abo bita inguguzi. Abo bita inguguzi. Nibo bazangaha. Nibo bazangaha bakayihamagara ikabumva. Nakwambi. Ubundi Imana yanga akajagari. Nayo mpamvu mba naje hangiye nyine kugira ngo nyititirize nyihamagara inyumva. Ariko se ubu gusenga gutya mu butayu wihengetse wabitangiye nko kuva ryari? Maze igihe kinini nsengera mu butayu, nasengeye mu bw'amazi, ni henshi nagiye nsengera mu butayu. Maze igihe nsengera, nahamagawe nsengera mu butayu. None se abantu bajya bavuga ko ngo abantu bakunda gusengera mu butayu cyane bagwa bayoba ayo makuru? Abagwa ni babandi babutindamo. Hari ugutinda mu butayu ukamera nkaho ari bwurerewemo. Yego. Ariko ubutayu ubundi tuza kubushakira mu Imana tugasaba imbaraga. Hanyuma ugahita ugenda. Ntabwo ari ubutayu ntabwo ari ubwo kurererwamo. Nubwo kuza gushakiramo imbaraga. Gushakiramo imbaraga. Warangiza ugahita ugenda. Donc abantu babupfiramo cyangwa se babuyoberamo n'abantu babutindamo. N'abantu babutindamo. Kandi iyo utinze mu butayu urahagwa. Nibyo. Abisirayeli babizi ukuntu bamwe batinze mu butayu, bamwe bakagenda bahagwa. Ubwo rero gutinda mu butayu ntabwo ari byiza. Bisaba ngo niba uvuye mu butayu hari ikimana ivuganiye nawe, cyangwa se hari izindi mbaraga wambitswe, jya kuritera ujye gukora. Ugenda ujye gukoresha za mbaraga bakuye mu butayu. Uribuka ko na Yesu yajyaga yibeta abigishwa, akazamuka umusozi, akazamukana n'abagabo babiri gusa, niba atari batatu.
Petero, Yohana na Yakobo bakazamuka ubundi agasenga akamanuka yuzuye izindi mbaraga, ubundi akajya kuri tera akamanuka ari kwaka. Nicyo ngicyo ubutayu bumaze. Kurimo wicaginga urenda kujya kuyete cyangwa insengero ziri hafi gufunguka. Yakugwiza imbaraga z'umutima, si ngombwa ngo ujye no kuri teri. Ubundi icyangombwa no kubugwije imbaraga z'umutima. Iyo wagwije imbaraga z'umutima burya bigufasha no kwirinda ibyaha. Akenshi hari igihe iyo ufite imbaraga z'umutima n'ibyaha iyo bije cyangwa se niyo Satani aje kukurwanya asanga hari uburyo wuzuyemo. Asanga uri furu imbaraga uri nazo ku buryo ntaho yahera kumena kabisa. Ni mwubwo buryo. Oya ubunyishe cyane ukuntu uba wihengetse ahantu. Oya turihengeka tugasenga Imana. Hari abahanzi benshi bakunda gukora kino kintu cyo kwihengeka ahantu. Ntabwo mbizi niba bahari ariko abenshi barasenga. Abenshi barasenga cyane cyane navuga ngo abanyamuhamagaro. Kuko niba uri umunyamuhamagaro byanze bikunze ugomba no kugira uburyo wihererana n'Imana yawe mukavugana. Ntabwo wabaho uri umuhanzi kandi uzi ko uririmba ibintu bizaba public mu bantu ngo nurangiza ubeho udasenga. Uba ugomba no gusenga kugira ngo bya bindi ukora Imana ibishyigikire kandi n'abantu babyumva babone ko ari ibintu berekejwe n'imbaraga z'Imana. Yego. Hanyuma mu buzima busanzwe Zakariya ni muntu. Zakariya ni umuntu usanzwe. Ni umuntu usanzwe nk'abandi. Ndumva nta birenze mu mvugo y'abikigiye ngo nta birenze. Ni umuntu usanzwe. Umuntu woroheje usanzwe. Ushaka kubana n'abantu bose amahoro. Ntabwo njya nkunda kubaho njyenyine nigunze, ahubwo njye nkenera kubana n'abantu bose kandi tukabana mu mahoro. Kuko ni nacyo Paulo yandikiye Abaroma mu gice cya 12 arababwira ngo niba bishoboka mu rwanya iruhande mubane n'abantu bose amahoro. Ubwo rero nanjye ndi wa muntu uba ukunda gushaka kubana n'abantu bose amahoro. Hanyuma se iri zina ryitwa Bicyahe ryaje gute, ryatangiye gute? Bicyahe ni indirimbo nyine Imana yampaye, ngira ngo akenshi mukunze kuyibona. Abantu benshi barambonye ku ndirimbo ya Bicyahe kandi barayikunze, benshi barayikunze. Iyi ndirimbo ni nacyo cyatumye nyitirirwa Bicyahe. Ari indi mfite yitwa Biremwe none nayo narayitewe. Ariko Bicyahe niyo yaje isa nahize sumbye zose. Yaje ifite amavuta. Abantu benshi barampamagara bambwira uti Bicyahe mana Bicyahe. Ubwo rero mana ariko ndagushimiye. Imana ihabwa icubahiro n'ukuri kubwiye indirimbo. Wabonye hari yarakoze ku mitima y'abantu benshi cyane, benshi haba hano mu Rwanda haba mu bihugu byo hanze. Abantu benshi bagiye bampamagara bambwira uti iyi ndirimbo rwose wayobowe n'umwuka w'Imana. Noneho hari nabambwiye mu bihugu iyo bya za Mozambique na Malawi barambwira uti kereka uje ugakora igiterane hano. Ati rwose indirimbo yawe yatwisha. Ndababwira nti nukubera Imana. Muri ribyo yaravuze ngo nukubera Imana, kuba duhumeka nabyo nukubera Imana, kuririmba bikemera nukubera Imana, guhanura bikemera nukubera Imana, kubwiriza bikemera nukubera Imana. Ibintu byose nukuberayo. Ntabwo ari imbaraga zacu, nakunze kubivuga, ntabwo ari imbaraga z'ibirayi, ntabwo ari z'umuceri, ntabwo ari z'akawunga, ni imbaraga z'umwuka wera w'Imana zibidushoboza. Ntabwo navuga ngo ni experience, navuga ngo ni ubuhanga bwanjye, ni ubwenge bwanjye, ni umuhamagaro. Ni umuhamagaro. Ariko Imana iguha umugisha kuba waje hano. Ariko nawe uyoborwa n'umwuka w'Imana. Oya nanjye mba ndimo. Uburimo kuko ntabwo wakibwiriza kuza aha ngaha utarimo, uburi mu mwuka. Uburimo neza kabisa. Uburimo neza. Ariko Vita ndashimira Imana. Ndashimira Imana yo kabyara abahungu n'abakobwa. Uyu munsi Zakariya abanyamakuru bakaba baza kunshaka. Bikagira nubwo baza kunshaka mu butayu. Hayiwe. Ubundi ngo ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we banyonganye.
ubishimwe ryanjye ushobora kutaryumva ko tutanyonganye ariko ndakubwiza ukuri Imana irakora hari ijambo riri kumfasha ryanditse mu Kuva ibice 2 ni mu bice 2 ahari haravuga ngo ananiwe guhora muhisha amubohera kato haleluya ananiwe guhora muhisha ndafashijwe oya rivuga nanjye ryumve neza oya ananiwe guhora muhisha amubohera akato hari igihe amaboko y'abantu yatunaniwe hari igihe amaboko y'abantu yacitse intege ararambirwa aramugutiza kari uyu munsi nagufashaga ariko ndarushye ndananiwe nagufashaga rwose nari naragucumbikiye ariko bigezeho numva ndambiwe nk'umuntu hari igihe abantu bandambiwe kuncumbikira hari igihe abantu barambiwe kungaburira barananirwa nk'abantu ariko Yesu utananirwa haleluya Bibiliya iravuga ngo nyina wa Mose ananiwe guhora muhisha amubohera akato Bibiliya iravuga ngo agashyira mu rufunzo ayiwe ariko nubwo uyu mubyeyi yarananiwe guhisha uyu mwana bivuze ngo akakato Yesu yarakarimo nubwo bari bamurambiwe ariko akakato Yesu yarakahagazemo hari igihe baduha akato bakakatubohera ariko Yesu akicayemo ngo bamushyira ku rufunzo Bibiliya iravuga ngo mushiki wa Mose ngo aritaruzi ko hari igihe abantu batwitaruye haleluya Imana ishimwe Bibiliya iravuze ngo mushiki wa Mose aramwitarura we hari igihe abantu batwitaruye vita hari igihe abantu batwitaruye haleluya ndafashijwe hari igihe abantu batwitaruye Pise nibuka ijambo ryanditse mu byakozwe n'intumwa 28 Bibiliya iravuga ngo Pawulo acenyegeza umuganda w'inkwi ngo incira iva mu muriro imuruba ku gikoni Bibiliya iravuze ngo bene igihugu babyitegereje babibonye ngo babonye icyo gikururuka baravuga ngo ntureba nubwo yakize mu nyanja ntabwo iri buze kumukundira kubaho Imana ishimwe ariko Bibiliya iravuga ngo Pawulo afata cya kindi kirereta agikunkumurira mu muriro Imana ishimwe amaze kugikunkumurira mu muriro Bibiliya iravuga ngo babitegereza umwanya munini yuko ari bupfa cindutse cyangwa se yuko ari bubyimbirwe ngo ariko babitegereza umwanya munini bajya batwitarura bakatwitegera bakareba bakavuga uti nzarebe ko Zakariya zitazamukora ntureba oya buretse muzaba mureba ntureba ibintu yagiyemo ntureba ibintu yihaye buretse tuzareba ukuntu isoni zimukora tuzareba ukuntu amwara ariko Yesu haleluya abahagaze muri ako kato akarimo nubwo abantu bakaguha ariko Yesu abagahagazemo uzi ukuntu Bibiliya ivuga aho ngaho mu byakozwe n'intumwa iyo usomye ku murongo wa 6 haravuga ngo abantu bategereje umwanya munini babona ntacyo abaye ngo barangije bahindura amagambo baravuga ngo burya koko uyu mugabo asenga Imana ni umukozi w'Imana Imana yaramuhamagaye ariko nyamara ahuye n'ikibazo uzi kuhura n'ikibazo aho kugira ngo abantu bagusengere aho kugira ngo abantu baguhe pore bagahita bagusonga bagahitamo kugusonga bakajya bavanguriya ngo ntureba ngo buretse uzabureba tumuhaye umwaka tumuhaye amezi niba ari urugo Imana ikubakiye bagahita baguha ukwezi kumwe bakaguha amezi 2 niba ari akazi Imana iguhaye bakaguha amezi 3 ariko Imana nyir'ijuru idacurwa kibera haleluya iyo twasenze iyo twakoreye itadukoze isoni rudatetereza abayisunze intwari ku rugamba ruca mu bici ku rugamba rugeze wandabaga rurangiza rwa burundu iyo ntizadukoze isoni nta nubwo izigera itumwaza uko byagenda kose nubwo twaca mu bikomeye nubwo twaca mu ntambara Imana ibiri kumwe natwe Bibiliya yavuze ngo iki mu Kuva haravuze ngo Mose bakimara kumushyira ku rufunzo Imana iri mu ijuru iteza ubushyuhe kwa Farawo iteza y'ubushyuhe Imana ishimwe haleluya
Bibiri iravuze ngo Imana iteza ubushyuhe kwa Farawo. Hanyuma ngo umukobwa wa Mose abwira abaja, arababwira ngo ndumva nshaka gukaraba cyangwa se ndumva nshaka koga. Kandi kwa Farawo ubundi nta nubwo ari uko hari yabuze amapisine cyangwa se hari yabuze uburyo yajya kwiyaranja koga ya madushe meza yo mu bakire, ariko umukobwa yigira inama mu mutima aravuga ngo ndumva nshaka kujya kogera ku byuzi. Ku byuzi hari impamvu ubundi yarari gutugwa cyangwa se ubushyuhe bwari buje, nukubera hari umuntu w'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Muririmbye ararimbye aravuga ngo erega uzaba icyo Imana yavuze, ntabwo uzaba icyo abantu bavuze. Nubwo abantu bari bamwitaruye, Imana ishimwe, ariko n'abantu sinabarenganya kubera yuko abantu n'abanyantege nke, abantu babasha gucogora nk'abantu, ariko Imana yo ntabwo ijinanirwa. Ndabyibutse hari igihe twabaga turimo dusenga, turimo turirira Imana, turi mu bihe nk'ibi ngibi byo gusenga, turi abantu benshi. Abantu bamwe bagasengera ngo Imana izampa umugore, undi ati Imana izampa umugabo, undi ati nanjye ndashaka Imana izampa inzu, undi ati nanjye ndashaka Imana izampa akazi keza. Ariko ngewe Zakariya nkavuga ngo ngenda ndashaka ko Imana impa ibiryo, ngasengera ibiryo. Abandi barimo barasengera, abandi bari gusengera amazu, abandi bari gusengera abagore beza, abandi bari gusengera abamodoka. Nge nkavuga nti Imana umpa ibiryo. Urumva? Imana unyihera ibiryo. Ariko Imana iri mu ijuru kururuka ikavugana nanjye, ikambwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza, ikambwira ngo mwana wanjye nzagutabara, nzakwamamaza. Haleluya. Imana ikambwira ngo nzakugira umuntu ukomeye. Narangiza nkayibwira nti nyihera ibyo kurya, naho ibindi byo kungira ukomeye, ibyo kunyamamaza n'ibiki byose ubuzima ndi murabona byavamo. Nyihera ibyo nirira, ubundi numvaga ntazahaga mu buzima. None nakundaga ikintu bita umuceri, hariko imvugo y'Imana ntihera. Haleluya. Bibiri iravuga ngo n'Imana iherekeza ijambo ikaririnda, ikarishorera, yarangiza ikazanarisoza. Niko yabwiye Yeremiya, iramubwira ngo dore uko nguko wabonye iyo nkone niko ndindi ijambo ryanjye. Haleluya. Kandi nkariherekeza nkazanarisoza. Imana ikambwira ngo nzakugira neza, nzakugaburira. Nkabona ntaho bizaca. Imana ishimwe. Ariko yateje ubushyuhe kwa Farawo, igatuma umukobwa wa Mose ajya koga, umukobwa wa Farawo ajya koga kugira ngo Mose atabarwe. Iyo niyo yaje ku buzima bwangira ngaburira. Uyu munsi Imana yarakugaburiye, uyu munsi warya umuceri warawuhaze. Nari mu bantu numvaga ntazarya ngo numve mpazi ibiryo. None se umuceri warawuhaze? Umuceri narawuhaze. Ubu nahaze umuceri niyo nkumvisha rwose sinzi. Imana yarakugaburira avanga umwana wanjye akira ibiryo. Irambwira uti mwana wanjye nzakugaburira uhage. Havuga nti Imana bizaca hehe, kuko hari aho nageraga nkarya nabwo simpage, kandi ubwo nkarya ibiryo by'ibivumbano. Kuko ndi mu bantu bavumbye ibiryo kenshi cyane. Navumbye ibiryo Mana yanjye. None se uvumba ibiryo gute? Hari naho nageraga ngasanga babihishije ntibampe, nkicaraho gusa ngategereza ko bari bumpe, narangiza ngasenga nkavuga nti Imana ibaho umugisha ndatahe. Naho kumbi narindiriye ngo bwire byibura ndebe ko bangaburira bikanga, ngatahiraho nkayibwira nti Imana urakoze kubundaje. Urumva? Burya umuntu ufite n'inzara nyinshi amasengesho y'abananiwe. Umuntu ufite inzara nyinshi burya ntibazakubeshye, amasengesho y'umuntu ushonje abananiwe. Ntabwo ushobora gusaba ibintu bizima, ntushobora gutekereza neza. Iyo ushonje, inzara yarandiye my friend, inzara yarandiye mbu umusaza ndagenda ndagonda amakandi urabona ndi mugufi, inzara irandya irangondeka. Noneho abantu kubera ko imyenda yari yaransaziyeho, ngira ngo narabibabwiye ukuntu nageze ku rwego rwo kudoda ikariso. Urumva? Imyenda insaziraho, noneho numpaye igishati akama igishati kitankwira, noneho byakubitana na yanzara ngahinduka umusaza burundu. Nagera mu iteraniro bakanyakira tereka twakire muzeha dusuhuze, kandi ndi umusore. Mana we, inzara yarandiye irongera irandya. Ndabyibuka nagenze n'amaguru inkweto zinsaziraho, ntagira amafaranga yo gutega, wantumira mu ivuga butumwa nkaza n'amaguru nkazageraho ngaho icyuya cyandenze. Nyagasani Imana, ariko turashimira Yesu udatetereza abayisunze, intwari ku rugamba. Uyu munsi ntabwo wantumira ngo nze n'amaguru, nubwo naza n'amaguru naza kubwo kubaha Imana, ariko sinaza kubwuko nabuze itiki. Ntabwo bibaho.
ndabyibuka ari igende kubera imyenda yari yaransaziho begeze bantumira mu giterane mu itorero ryitwa Nayote. Ndagenda igiterane ndabwiriza, cyari igiterane cy'urubyiruko, ndabwiriza ku ijambo ryo kwihana icyaha. Ndabwiriza cyari igiterane cy'iminsi 2 kandi ari nge muvuga butumwa ugomba kukibwiriza. Inshuro ya mbere nakibwirijemo mpagurutsa abantu kwihana, habura umuntu n'umwe uhaguruka kubera ukuntu ndasaga n'ukuntu nari nambaye. Bampera ku rukweto bareba, barazamura ku itisi, babona itisi nambaye iragenda ikubita gutya, babona ikote nambaye wagira ngo ndi umusaza. Barangije aho kugira ngo bihane bumve n'ijambo navuze, ahubwo bagakomeza banyitegereza ku nkweto, bagakomeza banyitegereza ku ikote nambaye n'ishati nambariye mwe imbere. Ayiwe data we, ndimbwira Imana, ndayibwira nti Imana, nkeneye yuko nyambika, nkeneye yuko nkuraho igisuzuguriro, ngeze ku rwego mbwiriza abantu ntihagire umuntu wihana, kandi nabwirije ijambo ryawe. Ndi mu mwuka utagira ngo nabaga ndi mu mubiri, ndi mu mavuta, ndimo neza. Buryo umuntu no mu butayu abafite amavuta kurenza umuntu utaburimo. Icyo gihe narabwirije, habura umuntu n'umwe wahaguruka ngo yihane mu giterane kizima. Imana yo kabyara ndi kwiririra mu mutima, ihagurutse umukecuru wari uhagaze mu nguni, yuzura umwuka wera w'Imana. Arangije ajya mu mwuka aravuga ngo ndi Uwiteka Imana Nyiringabo, nubwo mwana wanjye ubwirije ntihagire umuntu n'umwe ukumva, ariko ndi Imana yabanye nawe, ndi Imana yagushyigikiye, kandi ndi Imana izakomeza kugushyigikira, nzagukuraho igisuzuguriro. Imana yarebye amarira naririye mu mutima. Abantu bihannye kubw'ubuhanuzi, ariko ntabwo bihannye kubw'ijambo. No kuri, ariko turashimira Yesu uyu munsi wa none. Imana yaratwambitse, Imana yaratugaburiye, Imana yaradusonzoye. Vitari ndi mu bantu bashonje, ntundebe gutya, narashonje, nambaye ubusa, inzara iraryana mwa abantu mwe. Niba inzara itaranakurya, uzamenye ngo niba hari ikigeragezo gihatse ibindi, kiruta kuba umuntu atabyara, kiruta kuba umuntu adafite umuryango. Ikigeragezo cya mbere kibabaza ni ikigeragezo cyitwa inzara. Inzara irakurya, buryo urakahura n'ibindi bigeragezo ushobora kubyihangana ariko udashonje cyangwa utambaye ubusa, kuko inzara igusuzuguza abantu. Kuko hari igihe cyageze najya ngera mu bantu bakampunga. Uzi ko iyo ufite inzara uri umukene n'igitekerezo utanze kitumvikana, ninde wakumva se ushonje? Niyo uteye agatoki hejuru mu nama barakubwira uti manura, wowe igitekerezo cyawe uzagitanga ejo. Ni ukuvuga ngo iyo uri umukene ushonje nta jambo ugira mu bantu. Niyo bahagurukije abandi bavuga butumwa mu iteraniro, uri umukene uhaguruka nyuma mu byicaro, bakwicaza iyo ngiyo inyuma. Niyo waba ufite ijambo, niyo waba ufite amavuta, niyo waba uri umuhanuzi, niyo waba uri umuhanzi w'icyamamare, ariko ntiwaba icyamamare ushonje. Ntibibaho. Aho nari nibeshye, ntiwaba icyamamare ushonze. Ariko ndakubwiza ukuri, inzara, ubukene burasuzuguza mu bantu. Hari igihe umuntu yegeze, uwitwa Rwemera Peter abizi twarasenganye, hari igihe umuntu yegeze aduha ubugari bwaraye. Urumva turi mu butayu bukomeye, aduha ubugari bwaraye, aratubwira uti hano hari ubugari naraje. Urumva n'imboga z'umwana rwose, niba mubirya mumbwire, turamubwira tubabarira ubwo buduhe. Urumva kubw'inzara twari dufite, ubugari turaburya turabunoza, turangije kuburya hashize umwanya ahamagara abantu, kandi twarasenganaga. Ngwaro ngo noneho wabuzi ibyo Zakariya na Peter bakoze hano. Ati bariye ubugari bwaraye, ati ikindi bandiriye imboga z'umwana. Kandi ngo nabakozi b'Imana, ntimujya mubita abakozi b'Imana, ntimujya muvuga ngo nabahanuzi. Iyo ushonje, iyo ufite ubukene, uba ufite igisuzuguriro. Kubera icyo gihe twari abayobozi b'icyumba cy'amasengesho, icyo gihe nari umuyobozi wa korari, Rwemera Peter ari umuyobozi w'icyumba, twari dufite icyumba cy'umuriro gishyushye. Urumva badushyize mu nama baraduhugura, baratubwira uti ntimuzongere n'umunsi warimo abantu b'abakozi b'Imana mugenda muryagagura. Ariko burya nubwo akenshi ubusanga bavuga ngo nukuryagagura, umuntu ababuze uko agira. Iyo ushonje ubushonje, burya no muri puberi wajya mukabirya. Urumva inzara irakatsindwa, burya iyo ushonje ubushonje, nta muntu ufite inzara ugira isoni, ntibazakubeshye. Nge ndabyibuka twajyaga tujya mu biterane, nkavayo mvuga nti ndarya iby'iminsi 2.
hahandi uzabona umukozi w'Imana afashe isahani akayuzuza akayitsindagira akayigeza hejuru n'ibyo bikagenda bimeneka, isosi ikagenda imeneka, ntukajya ugira ngo ni ikindi yabikoreye, ni inzara aba afite yo mu magufwa. Avuga uti reka mbirye ibya none n'ibyejo, warangiza wewe wamubonye ukamuseka ukavuga ngo wabonye ngo bya bintu uramuka, ariko abakozi b'Imana benshi bagira inda ngo buranga urabona ibiryo yaruye, uramusetsa ariko ntabwo uzi impamvu yatumye abirya. Hari igihe ababiriye kubera inzara yifitiye yo mu magufwa, hari n'igihe abamaze iminsi 3 atarya. Urumva ibyo twajyaga tubikora. Wabona umuntu ufasha amazi abandi bari gufata za fanta ukamuseka cyane ukavuga ati ndebera afasha amazi. Impamvu afasha amazi ari mu gihe cyo gufata amazi. Urumva ari mu gihe cyo kwarura uturyo dukeya, kuko arabizi neza yuko nagera mu rugo arahasanga ibindi, ariko se urahasanga ibihe birira rimwe, ubirira rimwe ukabigendera iminsi 2 cyangwa 3. Wagera ahantu ugiye nko gusura abantu wagira amahirwe baguha ibiryo ukabirira rimwe utitaye ngo ndahava nsebye. Nuko mu butayu bigenda. Ariko turashimira Imana yo mu ijuru, katondo utondagira ibyananiranye, uyu munsi wa none yarabihinduye. Uko biri biraruta mbere. Ubu ni ngo hari Abisiraheli ntabwo ndagera i Kanani, ariko uko biri biraruta mbere. Niko navuga, kuko Abisiraheli ngo hari gihe begeze ngo bava mu butayu barimuka bageraho bita Igirugari. Haleluya. Amen. Bagera Igirugari. Ngo bageze Igirugari, iyo usomye Yoshua 5:9 Bibiliya ngo bageze ahantu bita Igirugari, ngo baricara barya ku kintu bita ibigori bikaranze. Uzigiye bari baherukiye kumva amavuta, uzigiye bari baherukiye kumva urukarango ruhumura. Abisiraheli ngo bageze ahantu bita Igirugari, ngo baricaye baravuga uti ikintu cya mbere tugiye gukora nuko banza kurya. Ngo baricara, ngo barabanza barya ku bigori bikaranze, barya ku biryo, bambara ku myenda. Ubundi Imana ni gutabarika kugirira neza. Ikintu cya mbere Imana nuwo ni gukwe mu butayu, yo banza wambare, numara kwambara urye, numara kurya ibindi bizaza nyuma. Niko bimeze. Niba Imana ikugiriye neza, garagaza ko Imana yagukuye mu butayu. Bibiliya ngo Abisiraheli bageze Igirugari baricaye bararya, barongera bumva ku mpumuro y'igitunguru. Kuko ngo bari bamaze igihe kinini batekereza ubu tuzongera kumva aho igitunguru gihumura, tuzongera kumva aho bakaranza amavuta. Bari bamaze igihe kinini Abisiraheli batunzwe na manu, noneho zarabasemye. Urumva uzi kurya manu ya buri munsi uvuga ngo ejo nzayirya cyangwa sinzayirya, ariko uri gutekereza ejo ubu nzabaho gute, ejo nzabaho gute, ejo bizagenda gute. Ariko turashimira Imana ikura mu buzima bwa manu ikagabura. Imana ikura mu buzima bwo gukuburirwa imyenda nawe ikakwambika. Iyo turayishimiye yo kabyara abahungu n'abakobwa. Nihabwe icubahiro. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza kuba mwansanze aha ngaha. Nukuri Imana ibaha umugisha. Ndafashijwe, ndumva mfashijwe, kandi n'abadukurikiranye bose ndagira ngo mbatangarize yuko dufite Imana ishobora byose. Dufite Imana igiye icyaha ikongera ikabicyaha ikabyubika, yarangiza kubyubika ikanabyubura. Ni yacu. Niko muririmbyi yararimbye aravuga ngo ni yacu kandi niza ntabwo izaceceka. Icyo yavuganye nawe ipfa kuba ariyo yakivuze, atari abantu bakivuze. Icyo akora cyo hari n'ibyo abantu bavuze, ariko niba ari Imana yavuganye nawe humura, kuko imvugo y'Imana ntihera. Nge nari nzi ko Imana itazigera impa kurya, ariko uyu munsi narariye. Nari nzi yuko Imana itazigera inyambika agashati nanjye kanyegereye. Uzi ko nambara bitabyihorere. Narababwiye ngo umunsi umwe nzabazanira ibyenda najyaga nambara ndi mu butayu, mbazanire ya indi yose nababwiye yari yaracitse. Muzabone yuko Imana koko ari Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Imana ibaha umugisha. Amen. Ubuse bicyahe ufite indirimbo zingahe hanze? Bo indirimbo zirahari, album yose. Wazikoreye amashusho se? Imwe niyo nakoreye amashusho, izindi na lyrics. Indirimbo imwe niyo wakoreye amashusho. Yitwa Yongera Igaruke. Imana yongera igaruke. Hanyuma se izindi uri guteganya kuzikorera amashusho ryari? Hari iyo ndi guteganya gukorera amashusho ariyo yingiye bicyahe. Bicyahe rwose vuba irabigeze hanze ku mashusho yayo turayabona. Murayabona meza akeye. Nshimira n'abaterankunga bagenda bamfasha kugira ngo indirimbo zanjye zijye hanze. Imana ibaha umugisha abaterankunga bose bamfasha.
n'abandi bose bifuza kunshyigikira Imana ibaha umugisha. Iyi ndirimbo vuba irabigeze hanze bicyaye. Hanyuma turi kugana ku musozo, ni iki wabwira abakunzi bacu ndetse n'abakunzi bawe bagukurikiye uyu mwanya? Icyo nabwira abakunzi banjye n'abakunzi b'iyi TV, nababwira ngo ni mukomere kandi mukomere ku mwami wacu. Ni umwami utazadukoza isoni, ntabwo azigera dutererana, haba mu bikomeye haba mu byoroheje, ntabwo azadutererana. Kandi barushaho gukiranuka, kuko burya Imana yanga icyaha igakunda umukiranutsi. Ikindi barushaho no kudushyigikira kugira ngo iby'Imana yashyize muri twe birushaho kwaguka, bigere n'ahatari ahangaha, ko ntabwo ari ahangaha bigomba kugarukira gusa, ahubwo bigomba kurenga n'imipaka bikagera kure. Nicyo twahamagariwe, ni ukugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza, ababohoka babohoke, abihana bihane, abakira ubutabazi babwakire. Imana ntabwo uzigera uyibona imanutse ikubwire ngo ndi Imana wambonye. Imana uzayibona muri nge, Imana nzayibona muri wowe. Ubwo rero bakomeze badushyigikire, icyo yadutumye kirushaho kugenda cyaguka. Imana ibaha umugisha. Bakunzi bacu, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Hanyuma abakunzi bacu mudukurikirana buri munsi kuri DNA Ministries TV, uyu yitwa Zakariya Bicyahe. Turaganiriye kandi atubwiye amagambo meza, atubwiye ibintu bihumuriza imitima yacu. Nubwo umuntu yagera kure, nubwo waba uri kubona uri gusenga isengesho rimwe ridahinduka, ariko Imana ifite imbaraga zihagije zo guhindura ibintu ku buzima bwawe. Nuko Imana ifite imbaraga. Hanyuma rero turagushimiye ko waje kubana natwe. Imana ibaha umugisha, nanjye ndabashimiye cyane. Hanyuma nk'umuntu abaye yifuza kugutera inkunga mu buhanzi bwawe, yifuza kukuvugisha, yifuza kumva indirimbo zawe zindi, yakubona gute? Kumbona biroroshye. Nimero ya telefone nkoresha no kuri WhatsApp ni 0780 20 35 hanyuma 77. Tigo ni 072 69 083 28. Kandi nshimira n'abantu benshi bagiye bampamagara, ari abari Uganda, muri za Kenya n'ahandi za Mozambique n'ahandi no mu Rwanda. Imana ibaha umugisha abantu mwese mwagiye mumpamagara n'abagiye bampereza inkunga. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Amen. Amen. Yego. Hanyuma rero turabashimiye, nawe turagushimiye ko waje kubana natwe. Hanyuma kanda kuri like, ukandi kuri comment, usigemo igitekerezo cyawe, usigemo izina ry'umuntu twazakuzanira ubutaha. Niba ufite ubuhamya twandikire, niba ufite ijambo twandikire, niba hari umuntu wifuza ko twazasura tukaganiriza bitwandikiremo. Hanyuma unaduhamagare kuri telefone zacu, urazibona aho hasi. Ngiye turi kumwe uyu munsi, nitwa Vital. Iyi ni DNA Ministries TV. Kanda kuri subscribe, ukane ukazojya kugira ngo amakuru yose tugushyiraho uzajye uba wa mbere mu kuyabona. Tubifuriza amahoro y'Imana uko dusenze uko tubyutse. Hanyuma rero mugira amahoro y'Imana nanone, turabakunda cyane. Ciao ciao.